Tubahaye ikaze bakunzi ba The Bros Entertainment. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro Showman Masho Art Talk Show, aho muri kumwe nanjye Uwase Orta. Tuvuga ku nsanganyamatsiko y'umunsi, aho tutumira abatumirwa batandukanye. Mu kiganiro cy'ubushize rero tujya kwakira ikipe y'igihugu ya karate, twabemereye yuko tuzatumira ikipe y'igihugu ya karate tukababaza ku rugendo rw'uko imyiteguro yatangiye ndetse nuko bageze ku iherezo rya competition bari bitabiriye mu gihugu cya South Africa mu mikino ya Commonwealth. Abakurikiye ikiganiro mwabonye tujya kubakira, mwabonye ko bazanye imidari 5. Ni muri urwo rwego rero twabatumiye muri studio za The Bros Entertainment kugira ngo batubwire kuva ku ntangiriro zo kwitegura iyo competition ndetse kugeza bagarutse mu gihugu cyabo cy'u Rwanda rwababyaye, bazanye imidari 5, babashije kutumurikira bakamurikira abanyarwanda bose muri rusange. Reka mpere kuri coach wabo Kamuzinzi Christian, tumuhe ikaze, hanyuma dutangire tuganire. Nizere yuko mudakura amaso kuri screen zanyu, hanyuma mukumva karate niki, ese bigenda gute. Tuguhaye ikaze sensei. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Kwabaye inzobe cyane, ni klima nziza yo muri South Africa. Ni ibiryo tutamenyereye tumazemo iminsi. No kuvuga ngo ibyo mutamenyereye nibyo byabahinduye beza. Umuntu arya neza atasanzwe, uko bitasanzwe byanye bikunze uruhu rurahinduka. Sensei, abantu benshi bakuzi nk'umutoza w'ikipe y'igihugu ya karate ndetse n'umwarimu wigisha mu mashuri atandukanye. Reka twibutsa abantu ko wigisha mu tunyange tw'inyamata ndetse ukigisha ishuri bita The Great Warrior ry'Igikondo, hanyuma hakazamo na Agahozo Shalom, kazamo Ecole Internationale Faon riba mu Rugunga mu Kiyovu, ndetse no kwigisha abantu bakora siporo ku giti cyabo. Murumva rero ni umunyabigwi. Uyu munsi dufite ibintu byinshi turi buganireho, ariko mbere yuko turi buze kugera ku nsanganyamatsiko y'umunsi, Abanyarwanda bifuje kumenya uburyo umwatlete ashobora gutegurwamo, ndetse bisaba guhera ku myaka ingahe umwatlete asabwa iki ubundi. Murakoze cyane. Umwatlete rero kugira ngo ategurwe nta kigero cy'imyaka fatiro kibaho, apfa kuba yamaze kumenya gutambuka, yamaze kumenya ibyo arimo guhera ku kigero cy'imyaka mitoya, ariko kandi bigatandukana no kuba yabigira umwuga. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Umwatlete arategurwa mu buryo bw'umubiri, habanza gutegurwa umubiri we bigendewe ku kigero cy'imyaka n'igihe amaze muri iyo siporo arimo, agategurwa imitekerereze ye, burya ni ikintu cy'ibanze cyane. Hakazaho kumushakira umutoza ubifitiye ubumenyi buhagije. Ibyo bintu by'ibanze byose iyo ugiye ukabihuza nibyo bizakora wa mwatlete wifuza. Ubwo ibyo ni ibyiciro twavuga umwatlete ategurwamo, physical, mentally ndetse na health. Yego. None se sensei, umwatlete utubwiye uburyo ategurwa, mubona bishobora gufata impuzandengo cyangwa se igihe kingana iki, interval irimo hagati yo kugira ngo umwatlete abe umwatlete wa wundi uzagenda agakina akagera ku mudari nk'uko twabibonye ku bakinnyi bawe mwajyanye, bisaba igihe cy'imyaka ingana iki n'amezi angana iki? Biterwa n'ubushobozi rero bw'imifatire y'umukinnyi. Hari uwo bisaba igihe kinini rwose, hari n'uwo bisaba igihe gitoya, kandi nanone bikagendana n'imyaka, kuko bibizi hari amarushanwa aba mu byiciro by'imyaka. Ntago imyaka 3 nta marushanwa ya karate twe tugira ku rwego rw'isi cyangwa rwa Afurika. Ashobora no mu gihugu ntayo ndabona yabaye, ariko guhera ku myaka, burya hejuru y'imyaka 12 umuntu amaze kuba mukurumo. Abo bana rero ashobora kuza tuvuga atangiye karate afite imyaka 9, 8, ashobora rwose kugera ku myaka 12 n'itanu, hagati aho ashobora kwitabira amarushanwa. Ubwo ni ukuvuga ngo apari yuko hari ubushobozi bw'umutoza, hagomba no kuba ubushobozi bw'umukinnyi ku giti cye nawe akabigiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo twebwe icyo duha umwana, surtout cyane cyane bano bakiri batoya, ubanza kumwigisha karate y'ibanze. Karate y'ibanze
harimo amakihon. Kihon ni ikintu kibanze ku mwana kuko niba n'ubundi kihon ni ijambo ry'ikiyapani risobanuye iba hanze, ikintu kibanze, ariko cyane cyane muri karate ubwo bita bijyana n'ibanze rigendeye kuri karate. Harimo ibintu nakwita bine. Harimo blocage, ni ukwirinda ukoresheje amaboko. Hakabamo punch, ukubita ibipfunsi. Hakabamo kick, ni amaguru uba ukoresha igihe utera imigeri. Hakabamo n'amastensi, uburyo imitambukire. Ibyo bintu rero maze kubiha umwana, ntabwo ari ibintu yiga mu gihe cy'amezi 3, mu gihe cy'umwaka umwe. Bishobora kumufata igihe kinini rwose ku mwana, ariko umwana wabyumva vuba kurusha umuntu mukuru. Kiba gisigaye ni ukumurebamo na bwa bushobozi bw'umubiri, na ya mitekerereze, akamenya ibyo arimo n'icyo bimaze, kuko hari uza akabyiga rwose agashobora kumara imyaka 5 ubona ataramenya ibintu arimo. Ariko uwaje kumenya impano rero nyirizina iyo agikina nyuma y'amezi 3 rwose umwana ushobora gutanga umusaruro uramubona. Aho rero niho hagenderwa cyane cyane mu gutangira kumutegura, bitandukanye na wa wundi wabijemo nka siporo. Ukamutegura, ukamwereka uburyo ya mitambukire ikorwa neza, uburyo bya bipfunsi biterwa, uburyo kigendamo neza, amaguru iyo ugiye gutera umugera bigenza gute, bikajyana kandi n'imikomerere y'umubiri we ku myaka. Ntago ko siporo umuntu w'imyaka 20 ayikora, ariko umwana w'imyaka 12 akora, w'12 ibyo akora siko 6 akora, siko uwinako. Donc biterwa n'icyiciro cy'imyaka abagezemo n'umubiri we ukomeye. Umutoza nicyo aba yaratorejwe nawe kugira ngo arebe ese umwana cya kigero yagezeho hari ibindi yakongeraho bijyanye no gukomeza umubiri, kuko umubiri ugenda ukomera niko n'imyitozo igenda yorohera umubiri. Ajya kuvamo rero wa mukinnyi dukeneye muri cya gihe cy'imyaka ishobora kuba hagati y'3 n'5. Ubwo ndavuga cyane ku bakuru kuko umutoya batarabyumva neza, ariko umukuru ujemo imyaka hagati y'5 n'3 ashobora gutangira kwitabira amarushanwa rwose akatanga umusaruro. Rero uko agenda yitabira amarushanwa yongera ayitabira, niko na experience igenda yiyongera. So umutoza rero cyamufasha cyambere ni ukumenya ikibanza umubiri ukeneye muri ako kanya, bitewe n'igihe umwana amaze n'ibyo ari gukora. Donc ni etape kurera umwana. Ubwo rero mvuze umwana simba mvuze icyiciro cy'imyaka gusa, n'umuntu muto, umuntu wese ukije muri karate aba ari umwana muri icyo kintu nyine. Uburyo umukuza ntabwo umwana uvutse ubugari ngo aburye. Umuha amashereka rero twa tuntu two kumuha kugira ngo umubiri igire. No muri karate ni kugenda urera umubiri w'umuntu kugeza ugeze ku cyiciro ashobora guhekenya akamira. Ubwo tuvuge yuko ubushobozi bw'umukinnyi n'uburyo afatamo ayo makiho nibyo byibanze mwatubwiye, ndetse mwanagerageje gukora decomposition yabyo mukabitwereka. Ubushobozi bw'umukinnyi n'uburyo abifatamo nibwo bugena igihe ashobora gutangira abo mwatlete cyangwa se ajya mu marushanwa. Cyane rwose cyane, kuko urabona nk'aba bana tuba dukoresha cyane mu marushanwa ntabwo ari bo baba bakina mu ishuri bonyine. Akenshi hari n'igihe aba yaraje asanzemo abandi, akaza agasangamo abandi, ariko kubera bwa bushobozi n'ubushake yifitemo bigahuza n'umutoza mwiza umuhagaze imbere, bishobora kugena igihe gito bishobora kumufata kugira ngo avemo umukinnyi mwiza. Murabyumva rero abadukurikiye ko ubuhanga bw'umukinnyi ari bwo bugena igihe ashobora kujya muri competition, ndetse tunabonereho dusubize babandi bavuga ngo amajonjora araba ntibabatoranye. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwanyu nibwo bugena niba mugomba kujya mu ikipe y'igihugu cyangwa se mutagomba kuyijyamo. Sensei, tukiri aho ngaho, mubona ari amasaha angahe umwatlete cyangwa se umukinnyi wa karate muri rusange akwiye gukora siporo ku munsi ku buryo bidashobora kwafekta umubiri we cyangwa se ngo bibe byateza ikindi kibazo? Nibyo bigendana na cya cyiciro cy'imyaka nagiye nkubwira, kuko umwana w'imyaka 6 burya nawe ashobora kuva nk'umukinnyi, kandi hari amarushanwa yabagenewe abo b'imyaka 8 kuzamura. Akora rero siporo bigendewe n'umubiri w'ukuntu umeze. Ntago ikipe nationale batwe dushobora kugenda tukafata amasaha 2 tukayakora mu gitondo, nimugoroba tugakora andi, ugakababaye ne ku munsi. Ntabwo umwana yabishobora. Umwana ashobora gukora iminota 30 akabwira ngo arananiwe.
rero uko umukinnyi aguhagaze imbere biterwa n'icyiciro cy'umubiri we uri gukora. Ugiye gushyiramo imbaraga zawe wowe nk'umutoza ukamuhatira, ashobora kubikora ariko bimugiraho ingaruka zitari nziza. Utwara umubiri w'umwana cyangwa umukinnyi bitewe n'ubushobozi nawe umubonamo. Nta gihe cyagenwe, ariko nanone ntago ari byiza kurenza amasaha 2 uri gukora siporo ya karate, yaba ku bakinnyi bakuru, yaba kuri equipe nationale. Ku bana ngiye nkonseye abantu ko byaba byiza umwana aje akabanza akishyushya akigorora gake, biri aho ngaho bijyanye na wa mubiri w'ukuntu umeze. Yamara kubikora ukafata wenda nk'iminota nka 20-30 ukajya muri za kiyoni ukazimuha. Ntubimuhere rimwe kuko ntago umutwe w'umwana nanone aba akeneye kwiga, aba afite ibintu byinshi bigomba kujyamo. Umuha bike bike, noneho uko ugenda umuha bike niko ubwonko bwe burushaho no kubifata bukabibika. Cya gihe rero niba tuvuze ngo atangiranye n'iminota 40, nyuma y'amezi 3 ushobora kongeraho indi minota mikeya kugeza ageze nibura ku kigero cy'iminota nakwita nka 60 nk'isaha imwe. Ugafata n'indi yo kumutegura, kumuganiriza, kumuha umwanya nawe agakora ibyo atekereza, ibyo yishaka, ukamureka akajya hariya. Ni nka pause bumuhaye akisanzura. Niho utangira kureba na za mpano. Ese iyo mbaretse ngo bisanzure, hari ujya kwirukankira, hari ujya kwikinira umupira aho, kandi aho muri dojo hanyuma hari n'undi uhita ujya mu nguni ukabona agiye ahantu ari gusubiramo bya bindi bamuhaye. Niho rero amaso y'umutoza agenda arebera ya mpano, akavuga ati kuki abandi barangariye ibi, uyu nguyu akaba ari muri ibi. Nta gihe rero nyirizina nakubwira gihari ku mukinnyi, ariko biba byiza gutwara umwana gahoro gahoro. Ariko ku mukinnyi wabigize umwuga bitangiye icyo umwatlete rero n'umwuga no kubigira umwuga ni ibintu bibiri ngira ngo dufatanye. Ashobora kuba umwatlete ariko ntabigire umwuga. Uyu yabigize umwuga rero ni igihe aba yagiye muri kariyeri yo kubibyaza n'amafaranga, bikamuha akaba yasinya kontra agakina iyo siporo ikamuha amafaranga. Donc bya bintu arimo akabikoresha bikamuha amafaranga, aba yabigize umwuga. Aho mwatlete we rwose ashobora kubikoresha akagusezera akabivamo nyine kigendera, akina competition nk'imwe cyangwa byaragaga ati njye biranze. Ubwo bisobanuye ko abakaratika bose bidasobanuye ko ari ab'umwuga. Harimo n'abacamo batamukoreza. Ni inzira ngari. Karate ni inzira ngari abanyuramo baje guhigamo ibyiza. Hari abanyuramo bagira ngo baruhuke mu mutwe, hari abanyuramo bagira ngo bakoreshe siporo zabo umubiri, hari abanyuramo bagira ngo bagere kure hashoboka, bahagararira igihugu. Donc bagiri umusanzu wabo batanga ku gihugu binyuze muri siporo. Rero karate ni inzira ngari. Ubwo rero kuri icyo cy'amasaha cyo ubundi biba byiza ko n'abantu bakuru amasaha birabahagije muri siporo. Okay, ubwo niyo minimum cyangwa se maximum. Okay. Sensei urakoze cyane kudusobanurira ibijyanye n'umwatlete. Hanyuma ntusubije inyuma gatoya nihuse cyane. Mukubutse mu marushanwa ya Commonwealth yaberaga mu gihugu cya South Africa. Ishusho wayiduha gute, cyangwa se urugendo rw'imyiteguro kuva mu gihugu cya hano mu Rwanda kurinda mugeze South Africa, ndetse munagarutse cyane ko rero wari uri ku ruhembe rw'abakinnyi ku bw'amahirwe mutagarutse amaramasa. Wabitubwira gute? Duha ishusho y'uko byari bimeze. Ni ikibazo cyiza umuntu wese yakwibaza, guhitamo ikipe ishobora guhagararira igihugu. Abakaratika ni benshi mu gihugu, abahanga bakina karate ni benshi rwose mu marushanwa. Kugenda ugafatamo abana bahangaha akaba ari bujyana, hari ababikurura ntibabyumve, bikanateza n'ikibazo cya hato na hato. Kubera ko nta nubwo barankuriye mu maboko bose ngo mbahe bya bindi nye nifuza kuba nabaha. Nyine harabukura ahandi kugira ngo buzuze wa mubare ukenewe w'igihugu kigomba kujyana. Ikibazo bajije ku myiteguro, umwana yitegura guhera mu ishuri akiniramo.
club akiniramo akagenda agakina rwose, niho tumubonera mu ma interscolaire muki. Iyo rero umuteye ijisho nk'umutoza w'ikipe y'igihugu, icyo ukora cya mbere wegera umwana ukamuha courage, ukamubwira ibintu urimo, ukabona nubwo yaba atabikoze 100%, ukamubwira, ukabanza kumuha imbaraga muri we, ukamuha icyizere, rwose akumva yifitiye icyizere ko ibyo arimo ameze neza. Hanyuma ukegera n'umutoza we ukamubwira ibyo agomba gufasha umwana. Ubwo ni cya gihe atarangira mu maboko akiri hirya hari akisha. Ukegera umutoza ukamubwira, umwana namubonyemo impano, nifuza ko wamufasha, ukagenda mugakosora ibi n'ibi. Cyane cyane ko mu Rwanda hari style za karate zitandukanye, ariko ntabwo ari cyo cyatuzanye kuzivuga. Ariko ahubwo wenda nta guciye mu ijambo gatoya, sinzi niba wenda ari na kimwe mu byo mureberaho, wenda mukavuga ngo turibanda ku bantu bakina style runaka, wenda nka Wadorio cyangwa Shotokani. Sinzi icyo mwibandaho, niba mushobora gukora combination cyangwa se mugahuza izo style zose ariko bikabyara ikintu kimwe muri competition. Nta style gutoranya ikipe y'igihugu, nta style bigenderaho. Hagendera ku bushobozi bw'umukinnyi, hakagenderwa kuri discipline afite, kuko nanone ashobora kuba afite ubushobozi rwose ariko discipline iri hasi. Birashoboka. Cyane cyane rero tugendera kuri ibyo bintu by'ibanze bibiri, ubushobozi umwana afite ayerekana mu kibuga na discipline afite. Tukagendera nanone kureba niba nta burwayi afite ushobora kumubuza gukina uwo mukino. Ushobora kumubonamo icyizere ariko umubiri utamwemereye. Rero wa mwana iyo maze kwereka ibyo umutoza amufasha, reka tugaruke kuri icyo, ndibwira ko icyo nsubijeho. Iyo maze kwereka umutoza icyo azamufasha, abatoza turabashimira ko abenshi baragenda bakabikora. Umwana iyo agarutse mu irushanwa ubona hari ikintu cyahindutse kinini. Ikindi tugerageza uburyo bwose dutegura amasemina mbere yo kuzakora national, hakabaho amasemina, hakabaho amakompetisiyo. Za semina rero umwana yazitabiriye aza muri competition ubona afite icyo nakwita imbaraga nshya, ari naho mutangira mukora selection. Buriya rero iyo bari gukina ariya muri competition reka mbe birakabanganye, uri kureba ukeneye, mfite ikayi n'ikaramu ndi kwandika. Baba bazi ngo ndi kwandika amanota ariko banandika amazina. Igitangaje rero nuko hari igihe umukinnyi ashobora gukina match ya mbere akayitsinda, ya kabiri, ya gatatu, ya kane akayitsindwa. N'urugero uw'umutsinzi akagenda akaba ari utwara n'umudari, nazajya guhitamo nkafata wundi watsindiwe hahandi kuri match ya kane. Ushobora kwibaza ngo ni iki. Hari igihe football murayibona uko nibimeze, mwihangane ntangero z'ama equipe ndi butanga, ariko hari equipe ubona ibikomeye pe, ukabona n'indi yoroshye hano. Iyi yoroshye bigakina ukabona itsinzi iyi ngiyi, ariko mukuru ugiye guhitamo ntabwo wazamuriye kubera ko ari yatwaye igikombe ngusige iyi ngiyi. Sinzi niba icyo kintu cyumva. Ndi kucyumva. Hari igihe ijisho ryanjye nk'umutoza ndeba umwana hano asigaye nkavuga ngo gukosorera umwana byakoroha cyane kurusha uriya watwaye umudari wa mbere. Ugasanga yenda yatsinzwe n'amakosa make cyangwa n'uburangare yagize, kutamenya mu kibuga igihe, noneho wa wundi kubera imbaraga n'ibiki n'ibigango ariko umuntu ushaka aba yamutsinda. Rero iyo gukora selection uritonda cyane, uritonda ukamenya ngo niki cyatumira mwana atsindwa, ariko nanone muri selection wa mwana wabaye wa mbere agomba kuba hari nawe. Nkareba nanone se yamutsinze kubera ko yamurushije, kuko aho bari turiga tukanagira n'igihe cyo kubahuza. Donc buri wese akabona ko icyo kintu hari umukoro afite wo kuvuga ngo sinabaye wa mbere gusa reka njye guhagararira igihugu, sinabaye wa mbere mu irushanwa reka njye birahagarara. Guhagararira igihugu nkunze kubivuga ni ikintu ntago mba ngiye nk'umukaratika ngewe umwe, mba ngiye mu izina ry'abakaratika n'abanyarwanda bose. Buriyo ndi hariya nkatsindwa igihugu mba nkisubije hasi. Rero gukora selection y'equipe nationale bituruka mu mashuri y'abana aho baba bari no mu mbaraga bakoresha mu gihe bandi imbere namaze guhuza wa mubare wose biturutse mu marushanwa bakoze. Za mbaraga bakoresha n'ubwitange ntagendeye kuri style,
niho hahera iyo selection igomba ivamo babandi bake bajya guhagarara igihugu, ariko hari ikintu kijya kibaho kubera ubushobozi tugera mu gihugu cyacu butaraba bwinshi cyane muri siporo ya karate. Ngira ngo wenda batwumva abadukurikiye rwose, karate ni siporo nziza kandi ni imwe mu ma ekipe akomeye mu Rwanda dufite, imwe mu ma ekipe akomeye u Rwanda rufite ushobora gufasha ntitugusebye. Ese niwe bayita Amavubi cyangwa ikipe y'igihugu ya karate? Ni ikipe y'igihugu ya karate, nta zina mufite. Na Amavubi abihimbiye umupira w'amaguru ngira ngo. Hanyuma mwebwe ko nta zina mushaka na karagaciyemo ariko karate ekipe nationale ya karate biraduhagije, naryo ubwaryo ni meaning yuko turi ikipe ya nationale nyine. Ubwo rero gutoranya abakinnyi, izo nzira zose nakubwiye zigenderwaho, hari igihe bidakunda kubera ubushobozi. Amarushanwa akaba make wenda mu gihugu cyangwa se akanaba menshi, ariko twajya umwanya wo kwitegura ukaba muke cyane, kujya guhamagara umwana uri Gisenyi cyangwa ubu hehe, wamubaza ukumva n'ibintu arimo ubwabyo musigaje iminsi nk'itatu ine, kumva ntari bukugereho ako kanya ngo ubashe kumuha ibyo ugomba guhita umuha, bigatuma asigara kandi atagakwiriye kuba asigara. Tukajyana umubare mukeya w'ubushobozi dufite, kuko mu Rwanda tugira ibyiciro, ngira ngo wowe ubushize twarabisobanuye mu marushanwa habamo icyiciro cya kata na komite. Hari umuntu rero uza agafitinga muri bya bintu bibiri byombi, agashobora gukina kata na komite. Iyo habonetse ubushobozi rero bushobora kujyana abantu 5, ushobora kujyana ukina ibyo byombi mu cyimbo cyo kujyana wundi ukina kimwe ikindi kikaburiramo. Ugasanga wa wundi wakinaga kimwe ari n'umuhanga cyane muri cyo arasigaye ku bw'ubushobozi, tujyanye wa wundi ushobora gukina muri kata cyane ariko akaza kudufasha no muri komite kuko nayo ayishoboye. So rero turifuza kugira ubushobozi, ibyo byose ntabwo twabigereka ku gihugu ko natwe bidufatanya n'Abanyarwanda, kuko hari abikorera ndetse banakunda siporo cyane. Tuzabegera cyangwa se nabo batwegere turebe uburyo bw'imikoranire ya hafi. Ndibwira ko naho nationale turuka ni muri izo nzira, no gusenyera umugozi umwe, coach tukira aho ngaho. Ese coach ni ufite ubushobozi bwo gukora selection cyangwa hari yindi board ibi biri inyuma imufasha muri selection yo kugira ngo barebe abakinnyi bagomba kujya mu ikipe y'igihugu? Mubeshya nakubwira ngo ngewe hari uyinkorera, nawe pe uburenganzira barabumpaye, kuko n'ikipe itsinzwe ntabwo bajya kuvuga ko ari perezida wa federasiyo watsinzwe. Akenshi bihera n'umukinnyi buriya yatsinzwe bihera kuri njye. Rero kugira ngo ibyo byose bitazambarwaho kandi babigizemo uruhare, barandika bikambarwaho, ari n'uruhare runini ari njye warugize. So rero selection ni umutozo uyikora. Good. Utubwiye ishusho y'uburyo mutegura umwatlete twayibonye, ndetse n'urugendo mwakoze kugira ngo mujye gukora selection y'ikipe nationale mwajyanye muri South Africa. Duha ishusho noneho mugeze muri South Africa byari byifashe gute? Competition mwayibonye gute? Bwa mbere mukinjira ku kibuga mwabonye byari byifashe gute? Se tubivugera, turi kubwira Abanyarwanda batari bahari katubavungurira. Urugendo rwa mbere twaravuze uko twakoze selection hano n'imyiteguro. Turashimira abantu dufashije bose, ariko tukimara kugera hariya kuko twavuye, cyatubanye cyatugoye na amasaha yo kuhagerera nayo twamaze ku kibuga cy'indege. Mama nkavuze kugira ngo bijye bigenda neza. Twamaze umwanya munini ku kibuga cy'indege, dufata indi ndege nanone twageze Johannesburg, tuvayo tujya ni Durban, niho twagombaga gukinira kuri sale yaho, convention center yaho. Tuhagera tunaniwe rwose. Tuhageze twabanje kujya kuri hotel, ariko yari iri hafi nko mu birometero 2 cyangwa kilometero n'igice. Ngira kapiteni twari kumwe
n'abandi bakinnyi bagomba kujya kwikinisha mu biro tujya kwipimisha ariko bananiwe hahandi nyine ubona ukabona umwana arananiwe pe. mwasanze ibiro mufitingamo nta kibazo cy'ibiro mwagize? Habayeho no kubyongera. Ibyo byose rero ni ubumenyi bw'umutozo ugomba kuba ufite kumenya ngo ibiro by'umwana ningera ahantu babipima ari bikeya mu gihe kitarenze minota 2 mfite bampamagaye basanga umwana yamaze kugera kuri cya kigero cy'ibiro twagezeyo umwe atabirimo nyine biba kubyongera kandi twarabyongereye arenzaho nk'ibiro nka 2 gutyo so rero bivuze ngo niyo dusanga ibiro byazamutse mu byo wiga nk'umutoza nyine wiga ku buryo ugomba guhita ubimanura bikajya ku bikenewe kuko tuba twishyuye amafaranga menshi hariya kuvuga ngo umwana aragiye usanze ibiro bituzuye nta kinnye mwarahereye muri lokale hano nta kinnye amafaranga y'igihugu apfuye ubusa aho so ibyo byose rero biba bari muri ya package uba ufite nk'umutoza kumenya ngo ndagabanya ibiro by'umuntu gute umukinnyi ndabyongera ryari namara no kubyongera nshobora kumubwira ati subira muri bya binini bw'umuvuduko wawe ukomeza ukihuta kuko kumupima byarangiye n'ibintu bishoboka ku mubiri w'umuntu ubu kuba dukoresha siporo wenda barabizi mu ngo kukunanura ni ibintu byihuta no kukongerera byakwihuta so rero twagowe n'icyo kintu cyo kugera kuri hoteli tunaniwe tukajya kwipimisha abana barushye urumva harimo n'abagomba kongera ibiro no kubigabanura ibyo byose ni ibintu bisaba kurushya umubiri cyane so baranyemerera turabikora dusubira kuri hoteli kuko amasaha bari baduhaye yo kwipimisha yari yanarenze bigenda neza rwose turipimisha ibiro bigeramo turasubira kuri hoteli. Iyo rero inzira ya mbere yatangiriye aho ngaho kujya kuri hoteli no kuganira n'abana buri mwana ukamuganiriza ukamenya ikibazo afite ukamenya ikintu cyose donc kumwumvisha icyo bita gukunda igihugu n'indangagaciro ziranga umunyarwanda uhagarariye igihugu agomba kubintare turaganira n'abaganiriza igihe biri mu bintu byangoye donc kuganiriza buri mwana wese kugera ku kigera kubwira ati ntago nzemera ko u Rwanda rwacu ruseba kandi uzi ko ugiye kurwana n'abantu bakomeye harimo baturutse mu Buhinde baturutse muri icyo gihugu twarimo South Africa baturutse muri harya ibihugu donc biri byinshi byari bihari bikoresha ururimi rw'icyongereza bya biraho so kubwira umwana rero ko ajya kurwana n'abo bantu cyane cyane ari n'ubwa mbere agiye yo kurwana so bisaba nyine kubanza guha umutima kuko baba bafite n'uruhu rutandukanye kubona rwana n'umuntu badahuje ariko naganiriye nabo bageraho bambwira yuko bumva rwose igihunga gishize banyemera ko bizagenda neza. Iyo nzira rero yo kurwana n'ibyo bintu gutegura umwana mu mutwe kugira ngo mwumvishe ko aho hari hatandukanye no kuri stade hano tujya gukina n'abaturutse Gisenyi abaturutse Kigali tugahura tugakina donc aho hari noneho yikoreye igihugu ku bitugu bye nk'umukino aje gukina ukabimwumvisha akabyumva akavuga ati noneho nemereye abanyarwanda ko ziriya miliyoni zitagomba kumbona ngaruka amaramasa mu kiganiro twakoze nawe bwagataho ntimuzaza mugaca izapanya mufite isoni z'uko nta midari The Bros Entertainment izagaruka kubakira cyangwa muzabebera ariko byiza cyane felicitation nanone ko mwabashije kugera ku byo mwatwijeje wenda nubwo mutazanye gold turizera yuko ubutaha muzazana gold. Twageze kuyikinira twarayikiniye iranga ariko ntabwo ari ubuswa twagize hari ibintu unyamuga ngo ikintu kitari icyawe nyine hari ukuntu kikuponyoka gato twari twayibonye twayibuze mu masegonda nk'umunani ya nyuma so ku buryo natwe kugeza ubu turabiganira tukabaza umukinnyi wari mu kibuga ni ikihe kibazo wagize ntabwo abizi so ariko uravuga kuri Arifa kuri Shyaka Mike abonye Silva n'umudari ni ukuvuga ngo wamutsinze niwe wambaye iyo ngiyo gold twambara rero twe Silva yarari gukina n'ikihe gihugu yari gukina n'Ubuhinde Ubuhinde burakomeye kandi nabwo bwatwaye medaille d'or nyinshi ntibugoye kuko
yari amaze gukura mu bihugu bikomeye kurusha Ubuhinde. Nk'ibihe? South Africa, Kenya yari ifite umukinnyi w'umuhanga rwose nayo ngira ngo yari yamutsinze. Twari tumaze hari harimo ibihugu na Jamaica nayo yari amaze donc yari amaze gukina match zigoye kurusha iyo ngiyo, ariko nyine kubera ko ari ya finale nta nubwo bigize baduha umwanya ngo nganirize umwana nanone. Yavuye mu kibuga nyuma y'iminota nk'ingahe barongera bamuhamagara mu gihe nindi kumuhungiza n'iki asubira mu kibuga nta briefing kuko haba abantu benshi baje gukina nta mwanya uba hari wo gutakaza, so bituma umwana ajya mu kibuga ariko antega amatwi. Nyuma mu masegonda ya nyuma yamurushaga amanota, baza kumukoraho andi manota bituma baturusha inota rimwe bagira 5 dufite 4. Nta wanga rero ibyiza twaremeye kuko ntabwo ari umudari mutoya. Mu bihugu byari biri hariya kubona u Rwanda rugenda rugakuraho umudari biba byabayobeye nabo dukina. Twagezeho twe twishakira abafana, twari batanu, mwishakira abafana. Nabonye South Africa yarabafanaga cyane na president tw'abantu twari turaho turi kugira twe dufitemo n'umusifuzi umwe w'umunyarwanda na Diodone. Yego Mwizerwa Diodone nawe yari ari gusifura. Twari turaho abanyarwanda ariko Diodone we kubera akazi barimo nta nubwo abemerewe no kudusuhuza. Yego kugira ngo batabona ko hari ikintu kirimo. Urumva rero umubare w'abantu ntabwo mushobora kuvuza amashyi ngo mwumvikane muri stade. Bamwe bakanuye bategereje kureba ikiri buve mu kibuga. Twagezeho twishakira abafana rwose shyaka baramuvuga muri stade numvaga abazungu babivuga muri rwa rurimi rwabo. Nyine baba barebye umwana bakamubonamo ikindi kintu kidasanzwe, so bakamukunda bakamufana. Buriya imikino dukina twe wishakira umuntu azaje kugufana ntabwo kubita kamfana rwose. Sense turaza kuguprofita nubwo twashakaga kuvuga ku rugendo rw'ikipe y'igihugu ya karate mu myiteguro ndetse na experience uko byagenze muri South Africa, ariko reka nkomoze ku kibazo cya nyuma kugira ngo twinjire mu kindi gisata kigano kuko ibyinshi ndaza kubigana nanone n'abakinnyi ku giti cyabo, cyane cyane ko mwaje nka team nkuko mwari mwagiye mwakiriwe na ministry ufite mu nshingano ibintu bijyanye na sport. Izimba mutima mwagize nk'ikipe y'igihugu ya karate zimeze gute zidusangize kwakirwa na ministry wa sport? Hari ibintu nyine bumva birenze ibitekerezo utanatekerezaga ko bishobora kuba. Bakitubwira ko tujya guhura nawe numvishe nezerewe mu mutima, ndanezererwa. Ndavuga umutima wanjye ko numvishe meze navuze ibyo byose ntago nari kuzakora muri ibi biganza ngiye gukoramo. Kandi sinifuza gutandukana nabyo ngo ndeke kongera kubikoramo kundi bitahira uko. Ni task ngewe byansigiye byo kuvuga ngo ubutaha kuki ntakora mu biganza bya president wacu kubera ishema twahesheje igihugu. Byose birashoboka. So naranezerewe rero abyumve. Twaranezerewe kwakira ekipe y'igihugu tukamushyira imidari nakomeye nyine. Imidari ikomeye. Ntabwo twe dukina rwose kwiruka, dukina kurwana. Kurwana ni ikintu gikomeye gise muri symbole z'igihugu. Nta mukinnyi wagarutse yavunitse. Twabajyanye bavunitse bagaruka bakize. Iyo ufite ibihembo byishima bika. Rero twaranezerewe cyane. Twaranezerewe rwose. Dushimire ubuyobozi bwacu bwa federation, dushimire president wabigizemo uruhare kugira ngo adushakire n'ayo mahirwe yo kwicara na ministre, kandi yatubwiye ko yanezerewe cyane n'abanyarwanda barishimye muri rusange. Icyo natwe twihaye twarabuze ngo ibi biganza bidushuhuje ubutaha tuzabizanire ibirenze ibi, noneho tubone no kugera ahandi. Umuntu kuvuga ngo bibacira inzira, bibafungurira imiryango, bifasha n'abana bakiri batoya, bifasha n'abana bakiri batoya, bifasha n'abandi baba basigaye bakoresha imbaraga nke nyine muri ya selection dukora bagasigara. Aravuga ngo
ubutaha nanjye nanjye nzajya nzaba hariya nicaye foto hariya reka njye kwifatira ifoto kuko ntabwo ari ibya buri wese. ni iby'igiciro cyane. Sensei rero ku bijyanye n'urugendo rw'ikipe nasiyonari ubitubwiyeho, ariko natwe nka The Bros Entertainment hari igice tugira kijyanye n'insanganyamatsiko y'umunsi cyangwa topic mu ndimi z'amahanga. Ntago kameme ntiwatugendana tutayiganiriyeho, kuko buriya kubafatisha no kubabona biba ari ibintu bikomeye cyane cyane ko mutari abantu baha hafi, kandi tunagushimire ko The Bros ibahamagara mukatwitaba. Tuzagaruka. Uyu munsi rero mu kiganiro Showman Masho Art Talk Show dufite topic ivuga siporo mu ihame ry'uburinganire ndetse no kurwanya ihohotera cyangwa se ihohoterwa. Nicyo kintu tugiye kuvugaho, icyo twakwita gender se cyangwa gukoresha GBV siporo dukora cyangwa siporo zose muri rusange mu ndimi z'amahanga. Turibanda ku mukino wa karate kuko ni nawe utoza, ni nawe twagarutseho cyane, ni nawe watumye duteranira hakuru uno munsi. Ubundi iyo bavuze gender muri rusange muri siporo wumva iki gender by'umwihariko muri karate? Ntabwo bitandukanye cyane n'ibisanzwe twumva na mu buzima busanzwe. Ni bwa buringanire, kumvisha abantu, abakinnyi ba karate tuba turi kumwe, ko uburinganire hagati y'umukobwa n'umuhungu bari gukina karate cyangwa igitsina gabo n'igitsina gore bakina karate, hari ibyo nshobora kuba nakora batashobora abimwumvisha. Uburinganire rero muri karate, ikintu cya mbere bukwiriye no kuba burimo kumvisha umwana w'umukobwa ko ibyo nkora nawe abikora, ni kimwe mu bintu bishobora kumumotiva, kumukuriza ya mpano twifuza. Rero uburinganire muri karate ko tubufata nuko ngewe na mushiki wanjye turangana mu byo twakora byose muri siporo dukora. Izo nkora nawe yazikora, izo akora nanjye nazikora, n'imyumvire kandi ikajya ku kigero kimwe, ndetse no mu mahirwe n'amahirwe yabo. Kandi amahirwe buriya amahirwe ni ikindi kintu. Amahirwe ni ikindi kintu ariko muri siporo twe dukora amahirwe Imana iguha ni ubuzima, ariko nta mahirwe yo kugutoranya udakwiriye kubutoranywa. Nyine urigaragaza kugira ngo, ndavuga amahirwe batanga kuba wenda umuntu yakwemererwa kuza gukora ikizamini nk'abandi. Gukora ikizami ku mikandara ukikurikirana. Amahirwe mafite niyo umudamu aba afite cyangwa umukobwa. Amahirwe aba afite niyo nanjye mafite. Nshobora gutsindwa agatsinda. Nta uburinganire muri karate turi mu bantu babwubahiriza cyane. Ni ryari tuvuga ko habaye ihohotera cyangwa se ihohoterwa muri karate cyangwa muri siporo no mu zindi siporo muri rusange? Reka mbivuge neza, mbivuge muri ubu buryo. Ihohoterwa ku mwana w'umuhungu cyangwa umukobwa, kuko ntireba ku mukobwa gusa. Ariko cyane cyane ihohoterwa muri karate rishobora kubaho igihe umwarimu cyangwa umuntu utanga ubumenyi kuri wa mwana yigisha ashobora kwitwaza icyo kintu, iryo zina rye afite kuri we, akaba yamusaba ibyo adakwiriye kuba amusaba. Ni urugero nko ku mwana w'umukobwa, umwarimu, murabizi habamo abo bita abasensei, abashihani, munsi ya sensei harimo n'abandi bahari. Ashobora kwitwaza rero iryo zina afite n'ubumenyi ari guha uwo mwana, akaba yamusaba ko baryamana, n'urugero ko akamuhotera mu buryo bw'imitekerereze n'uburyo bw'umubiri. Rero ntabwo bikunze kubaho muri karate, nta nako ndabyumva, ariko Imana idufashe ntibizanabemo. Nutekereza kubikora byihoreye. N'ubitekereza turasaba Imana ibimukuremo rwose. Ferwa amaso ye amuri, amaso y'ababishinzwe arahari, kandi tugira amahirwe y'uko ubuyobozi bwacu buratwumva. Muri discipline nziza ziri muri iki gihugu, ndavuga mu mikino, karate irimo nziza, kuko ibintu nk'ibyo tugerageza mu ndangagaciro, muzo bita dojokun, ibamo kwiyubaha, kwirinda, kurinda abandi, biba birimo byanze bikunze. Rero iyo uzi ko ugomba kwiyubaha no kwiyubahisha abandi no kubaha abandi, urinda no guhohotera. Ihohoterwa rero ushobora kubamo n'iryo kubangamirwa n'ugukuriye bitewe n'ubumenyi uba umukeneyeho cyangwa se n'ububasha gufite. Hanyuma icyo gihe
bigenze gutyo ubumenyi n'ububasha umuntu agufiteho kuko agukuriye. Ese wemerewe gukora iki nk'umukinnyi? nta kindi, inzira umuntu wese acamo ajya gutanga ikirego cy'uko yahohotewe nizo n'umukaratika agomba gucamo. Ntawe mbwiye ngo uzabanze ujye kugisha inama undi mwarimu wa karate, oya, nuhohoterwa muri karate uzitabaza amategeko. RIB irahariga na polisi y'igihugu. Murabyumva rero, nta mpamvu yo guhohoterwa ngo umuceceke. Gerageza kuvuga ihohoterwa cyangwa se ihohotera ryabaye, ubimenyeshe inzego zikwegereye. Hari imiryango ihari nkazahaguruka, ndetse na RIB irahari yabigufashamo, bityo turwanye ihohoterwa rikorerwa mu ibanga rishobora no gutsikamira amarangamutima yawe ashobora gutuma utagira aho wigeza. Nyamuneka abakurikiye The Bros Entertainment, nizere ko turi kubigendanamo neza. Karate yacu turayikina, ni umukino, nibyo coach, ariko mubona ku bahungu se cyangwa abakobwa mubona yafasha gute kuba yarandura ihohoterwa rikorwa rikaranduka burundu, cyangwa se yabasha gutuma habaho ihame ry'uburinganire? Mubibona gute? Karate ni igisubizo kimwe, ubushize narabivuze. Ntabwo twabigiye imuzi. Karate ni igisubizo kimwe mu bisubizo igihugu gishobora kwifashisha mu guhangana n'ihohoterwa no kuryirinda. Ati gute? Ku mwana w'umukobwa ufite kuba yarize kwirinda, biragoye ko umuhungu yamusagarira ngo amuhohotere, kuko aba azi ko ubwo bwirinzi bube ubw'umubiri mu gukoresha kwa kwirinda yirwanaho aba ahagaze neza. So umuhungu ashobora kubimwubahira. Umuhungu kandi nawe ukina karate, muri za ndangagaciro agomba kuba afite, harimo itamwemera yuko agomba guhohotera mugenzi we, umuntu uwo ari we wese. So iyo myumvire, buri ibintu byose bipfira mu myumvire. Imyumvire itameze neza, ihohoterwa riraba ryinshi, ariko imyumvire imeze neza, iteguwe neza guhera ku batoya kugeza ku bakuru, birafasha cyane. Karate rero ni igisubizo kimwe cyiza mu bisubizo dufite igihugu cyakwifashisha kugira ngo kigabanye ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori cyangwa se n'abagabo cyangwa n'abasore. Mfite ikibazo cy'amatsiko. Twamaze kubona uburyo karate ishepinga umwana ndetse ikaba yamugeza ku rwego rwo kuba umustar akamenyekana, ariko mfite ikibazo cy'amatsiko kigira kiti: discipline ya karate irahagije cyane ku buryo yabasha gufasha ba bakinnyi bamaze kugera mu myanya yo hejuru ikomeye kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa HIV, cyane cyane yuko muri iki gihe isi iri kurwana cyane n'icyorezo kijyanye na HIV, hamwe ndetse n'u Rwanda hagiye gutangwa urukingo kuri HIV. Cyane cyane twabonye ko statistique zigaragaza yuko urubyiruko cyane cyane ari rwo ruri hejuru ku mibare mu kugira ubwandu bwa virusi. Ni ikibazo gikomeye, ahubwo kuki abantu bafite izo nshingano bataduhamagara ngo tubafashe nk'abakaratika. Karatika wese aho ari aba afite icyo nakwita nk'agakingirizo, agakingirizo katari ku mubiri kagaragara, agakingirizo ko ku buryo bw'ibitekerezo. Ubwonko bwe haba hariho agakingirizo katamwemerera kujya mu kintu cyose gishobora gutuma ubuzima bwe bwangirika. Iyo rero yongeyeho ya mabwiriza leta iduha, ababishinzwe, imiryango ifasha abafite ibyo bibazo, bakamuha n'agakingirizo k'umubiri, abagize udukingirizo tubiri abatandukanye n'umwe ufite kamwe. Rero ufite kamwe aragakoresha nyine kakaranya, ariko tubiri burya kamwe hari igihe karusha kandi imbaraga. Rero twebwe icyo dutanga, tubanza gutanga agakingirizo k'ibitekerezo, ukagira ibitekerezo bitakwemerera kwishora muri icyo kintu. Icya kabiri, ukaba uri umuntu ufite, murambivuga, donc kuba umukaratika ni ukuba ufite ikintu cyose cyiza ushobora guha sosiyete. Rero iyo umubiri wawe n'ubuzima bwawe bwamaze kwangirika, nta kintu uba ugifite cyo guha sosiyete kinini. Uba ugifite ariko gitoya, gifite igihe gishobora kugarukiraho. Rero twebwe icyo twigisha umukaratika ni ukugira ikintu cyiza ashobora gusiga muri sosiyete igihe cyose. Donc
kuba ufite ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze. Rero ntibwazira umuze wagiye muri izo ngeso zishobora gutuma wandura izo ndwara. Ariko twibuke ko bafite imyaka y'ubukure babyemerewe. Yego, imyaka y'ubukure reka mbaho urugero. Muzajya mwihangana ngo ndagutanga ingero ku basirikare. Umusirikare aba afite imbunda ariko simpamya ko agenda arasa abantu mu muhanda. N'umukaratika rero agira imyaka y'ubukure ko ntayikoresha, ukwiriye kubikora cyane mu bintu bitari byiza. So uba mukuru ariko ukaba mukuru no mu byo ukora, kuko inzira nziza igihugu kigukeneyemo, ntekereza ko nyakubahwa perezida wacu ahora abivuga. Donc imbaraga za mbere igihugu kiba gifite n'urubyiruko. Urubyiruko ariko nanone nizo bashobora kwiremamo imbaraga zangiza igihugu. So, kugira ngo rero tureme igihugu cyacu, tufashe umusaza wacu kukigeza aho yifuza ko kigera kandi natwe twifuza, nuko tubanza kurinda ubuzima bwacu. Ubuzima bwanjye niba ndi umusore nkamenya ko ubuzima bwanjye mbere y'uko ndabureba ninjye ubureba. So rero nubujyana muri ya myumvire yo kumva ko ndashimisha umubiri duhuye nawe tugomba kuryamana, nyine ubuzima bwawe ubusigiye isi, bakirinda bagahinduka abo twita ba rwabuze isoni. Yego. So rero karate ni igisubizo kimwe mu byo twigisha umwana mu mizamukire ye no mu mikurire, yuko umubiri we nicyo gisubizo akwiriye guha igihugu. Ibitekerezo umubiri wawe byaviramo icy'abandi bizima, bitari ukubangiriza ubuzima cyangwa se kubasaba ko bangiza ubwawe. Kandi ubwonko buhuze bugerageza no gukora amakosa make. Mujye mwibuka ko habamo ijambo ngo kwirinda. Karate twigamo kwirinda. Iyo umuntu yirinda, ntago yirinda uza kumukubita gusa, yirinda ibintu byose. Ikintu cyose gishobora kukwanduza cyangwa kikakubaho cyangwa affect ubuzima bwawe personally. Okay, urakoze cyane coach. Murakoze cyane. Tugeze muri wa mwanya w'igice twahariye cyitwa martial art quiz, aho tujya ku tuntu n'utundi. Muri make twavuga yuko ari cyaza ubwenge. Dufite ibibazo twateguye kuri karate, teori ya karate, kuko twarebye karate mu buryo bwa pratique, uburyo ikorwa mu kibuga. Ubu tugiye kwibanda ku gice tukubaza ibibazo kuri teori ya karate. Bijyanye n'ibyo nkora mu ikipe y'igihugu cyangwa bijyanye na karate muri rusange? Ni muri karate mu rusange, kuko ujya kugera kuri karate ukora mu ikipe y'igihugu cyangwa se mu maclub n'amashuri waciye muri teori ya karate. Kubera ko habaho teori hakabona pratique. Coach, ikibazo cya mbere kirabaza ngo amahame agenga dojo ni ayahe? Twigishijwe ko ari 5, ariko iyo umaze gukora ushobora kuyagira n'10, ariko cyangwa umubare wayo ushaka. So aba 5 rero, ariko akubiyemo bya bindi byose. Ihame rya mbere ni ukwiyubaha. Muribuka ko nabivuze, nta kintu ndi buvuge muri ayo mahame ya karate ngo usange gitambikiriye ku byo navuze biranga umukaratika. Kwishyiramo, icya kabiri kwishyiramo kugera ku ntego y'icyo ushaka. Ubushize narabivuze. Donc uzajya wibutsa abantu, ni ikiganiro cya kabiri cyo gukora. Abarebye ibiganiro bya mbere bazajya basubiraho bongere barebe. Muragenda mugasanga nyine bifitanye isano. Kwiyemeza gutera imbere, gushaka ikintu ni icya kabiri, no kwiyemeza gutera imbere, kwishyiramo umutima uvuga ngo ntera imbere njye ku byiza. Icyo ni ihame rigomba kuranga umukaratika wese ahantu ari. Gukomeza ishyaka n'ubutwari. Donc igihugu cyacu kigeze kuki, ndagifasha iki, cyangwa mugenzi wanjye ageze kuki, wowe twicaranye hano ugeze kuki, n'iki nagufasha kugira ngo bidasenyuka kandi nkabikubahira. Icya 5 no gukomeza ishyaka rya rindi rijyanye no kuvuga ngo nkubahe unyubahe, kubahana hagati yacu, kandi mbabarire ikibi cyose ushobora kunkorera mu gihe kitarenze. Nibura muri karate ushobora gukubita umuntu umugeri akava amaraso cyangwa iryinyo rikavamo. Wa muntu ntaba afite uburenganzira bwo kuva aho ngaho avuze ngo ejo nzagaruka. Nihorere.
hubaha rero icyo kintu kiri aho hagati gishobora gutuma utagira uburakari bugera ku kigero kizaza kwihorera. Nkababarira ibikorwa bibaye hagati yanjye nawe ako kanya. Ni kimwe mu bintu ndangagaciro ziranga umukaratika. N'ibyo bintu by'ifatizo birimo aho bigiye bikuye muri bya bintu nagiye nkubwira tunashingiraho cyane tujya gushaka umwana uzo gukina mu ikipe y'igihugu. Iyo tujuje ibyo bintu wowe wafata umwana ukamujyana ahantu uzi ko n'igihembo ashobora kuhakura gito cyangwa kinini ashobora kumuha kizamupfira ubusa. Donc nta purpose afite mu buzima bwe, nta ntego, nta vision areba imbere, uwo nguwo aba ameze nk'udahari. So karate rero ikubiyemo ibyo bintu by'ibanze bitanu. Iyo umaze kubigira ubu muri umukaratika mwiza. So biba amadojo kuni rero aba mu ndimi zitandukanye. Ubwo njye nagerageje gushyira mu Kinyarwanda, muri rwa rurimi rwacu mu Kinyarwanda ntawe usobanura ururimi. Ntabwo umuntu yavuga mu Cyongereza ngo ushyire mu Kinyarwanda, ugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ubwo nagerageje gushyira mu Kinyarwanda. Rero Ikinyarwanda nacyo kigira amagambo menshi, nshobora kugusobanura muri aya undi akaza kubwira andi, ariko iyo urebye usanga biri ibyo. So nayo wenda twazakora ikindi kiganiro umuntu akaza akavuga no mu impamvu nyine twe tutazivuga mu Kinyarwanda bakazivuga muri izo ndimi zabo, ariko njye ntago mbikunda. Njyewe nkunda ururimi rwacu. Reka twisanishe n'umuco wacu. Mwumvise ko rero umukaratika iyo yiyubashye ariyubahisha ubwe ku giti cye, akubahwa akanubahisha abandi, bityo ubwubahane bukabyara ibyiza hagati y'abo bantu. Siko twabivuga cyane rwose, kubahana. Ubwubahane rwose, kubahana tubigire umuco kandi tubigire n'intego. Kwiyubaha no bwubahane ni urumva ni ibintu bibiri cyane kimwe. Kwiyubaha no kubahana ni ibintu bibiri bitandukanye. Coach, kuba umuntu azi karate bimwemerera kuyikora ahantu hose? Yego kandi hoye. Ibyo bibazo byawe urabidefanda, ubu ngubu ugiye kudefanda. Uzayamwihanganira, nkunda gusubiza mu nzira zigoye nyine guhita uzumva. Harimo contradiction ariko urayisobanura. Ikibazo kibaze bacyumva ukuntu kimeze, musubize yego cyangwa Coach, kuba umuntu azi karate yemerewe kuyikora ahantu hose ari? Ni yego kandi ni oya. Gute? Iba yego kubera ko naha nicaye karate ndayicaranye. No mu muhanda aho ngenda mba nyicaranye, aho ndyamye mba nyicaranye. Bivuze ngo unsagariye ihita ikoreshwa ako kanya. Unsagariye ariko ukagera kuri cya kigero nyine cyarengereye, irakoreshwa. Bivuze ngo ushobora kuyikoresha ahantu hose uri bitewe n'icyo urimo. Biba oya rero kubera ko aha nicaye ndi gutanga amahoro ntayikoresha. Sinayikina mu muhanda, sinkwiriye kugenda ntera imigeri mu muhanda ngo abantu bose bambone, sinkwiriye kuba mbwira umuntu ngo waje tukarwana ukara ko nkukubita. Icyo gihe ni oya nyine, ntabwo byemewe. Biba yego rero noneho handi uyigendana hose ishobora kugufasha igihe cyose. Coach, tugeze ku kibazo cya gatatu. Watubwiye yuko muri karate habamo amoko atandukanye y'imitambukire. Ese ni imitambukire isanzwe tugenda mu nzira cyangwa nabyo bigira amoko? No, na amoko. Ni amoko ariko ariko tukivuga ko Ikinyarwanda hari igihe ujya kukigoragoza kikanga. Ariko ndabaha ingero. Uburyo bwa mbere bw'umwana uje kwiga karate, nababwiye ngo nimvuga umwana nimwumva imyaka. Umwana ashobora kuba umwana w'imyaka mikeya. Umwana ni mu kintu nyine aje gutangira. Umuntu ashobora kuba afite imyaka 18 aje gutangira karate, aba ari umwana muri karate nyine. Umuntu uje gutangira karate imitambukire ushobora kumwigishamo y'ingenzi kugira ngo abashe no gukora n'ibizami, harimo iyo bita Zenkutsudachi, Kibadachi, Konkutsudachi. Ibyo byose rero ntago twabivugira hano kuri mikoro tutabyerekana. Buriya hari igihe muzaza mukadusanga wenda nko tuzabasura mu muzadusure, hanyuma mubisobanuye munabyerekana uburyo umuntu abikora n'akamaro kabyo, bigufasha iki. Ibyo byose rero ni kuko ni ibintu biba bisaba
ibikorwa. Karate ntivugwa irakorwa. Murumva yuko karate ni episode coach Christian muzamubana hano cyane kuko karate iri vast, ifite ibintu byinshi tugomba kuvugaho kuko ntiwayivuga mu magambo ngo yisoze. Coach, tugeze ku kibazo cya nyuma kinoroshye cyane. Nkamwe mwabaye muri style ya Shotokan, mwagize amahirwe yo kuyikina muyitangiramo niba ntibeshye, ndetse mugenda mwiasocia n'ayandi mastile. Fondateri wa style ya Shotokan ninde? Uwo twakwita nk'uwayihanze? Wayihanze yitwa Jinshin Funakoshi. Rero amazina y'abandi ari ukuntu yavuga nyine ntugivuga ukuri kwere kuba ari burwa nkuko nanjye ashobora umuntu ashobora kuva mu Japan akanyita Christian akarivuga nyine uko atitavuga, ariko akampamagara nkumva ndabyumvisha. So ni Funakoshi niwe wahimbye style ya Shotokan tugenderaho nta wundi muntu turagira tuzi waba warayihimbye n'ubu niba amateka tubwira. Urakoze cyane. Murakoze kandi ntago twavuga yuko wenda ikibazo cy'ururimi ari kuba umuntu atavuga ururimi neza. Ururimi niba utararuvukiyemo ukaba utaruvuga neza ntago ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni bya bitekerezo usohora ushaka kuvuga, uburyo uri kubivugamo na message ushaka gutanga, koko niba ufite iyo message utanga. Naho iby'ururimi byo hari abantu bakora interpretation, hari abantu bakora translation, ibyo byose babikora. Icyangombwa ni ukugira imitekerereze yagutse na message ushaka gutambutsa. Coach, reka tugushimire cyane, wakoze. Murakoze cyane Debrose. Debrose turi inshuti yanyu. Nakagaruka. Turi inshuti turahari, ngiye muzaya mudukenera, turahari kugira ngo dusobanurire abanyarwanda bamenye ibyo dukora. Abifuza gufatanya natwe baze uko bababwiye dutangira. Ndi umutoza w'ayo mashuri, ariko nkaba n'umutoza aho ushobora gufasha umuntu mu rugo, abafite ubumuga, abifuza gukora siporo muri rusange itari na karate, turabafasha mu ngo. Abafite ubushake barabyumva. Rero coach ari hano, si ikipe y'igihugu gusa ndetse si n'amaklub gusa cyangwa amashuri, n'umuntu ushaka gukora siporo ku giti cye. Twimakaza umuco wo gukora siporo. Uze kunyibutsa ngo nimero ushize nabonaga nimero bandika uhereza abakurikiye Debrose nimero kuyibipa ntago byemewe no kwiha yuko ari mariye abana bya bintu by'abantu bahamagara saa sita z'ijoro n'abana babiri. Ibintu byo guhamagara rwose tuganira ibintu bitari akazi. Oya ni iminani ibiri niyo muzi iminani ibiri mu Kinyarwanda birumvikana, cyangwa muracyabanza 07 okay 07 iminani ibiri yego 35 44 35. Mwaza no kuyishyira munsi, ariko rwose mumbabare kuyibepa no kuyandikira ibintu bitari byo rwose. Mfite umudamu nkunda kandi ukeneye kwishima, nta bintu byo kuza mwijugunya mu nkundo z'abandi. Kubona utumessage twa saa sita z'ijoro, ariko mutwandikire tuze tubafashe twakoresha siporo ku bijyanye n'akazi. Arabafasha neza kandi turahari. Amashuri ashaka ko babakorera ibintu bijyanye na correction, ku bijyanye n'amatekinike, coach arahari muri rusange mwamukenera. Reka tugushimire, reka twakira abahungu bawe nabo twumve impumeko yabo. Ni ibyishimo kandi Debrose nakagaruka. Tunejejwe n'imidari ya bronze na silver mwabonye. Mukomereza aho ngaho utaha muzaduha igikombe cya team commit cyangwa team kata, muduhereze na gold. Birashoboka. Naye marushanwa ari ku mugabane utari uw'Afrika mwitegura kwitabira mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se umwaka utaha? Kugeza ubu Kranjye ni Ferwa kayikoze. Twirinda rero kuyisohora ngo tuyibwire abanyarwanda iyo tutarabashua, making sure ko tuzajya, ariko arahari buriya nko mu mezi nk'abiri atatu iraba bigiye ku murongo. Nzaza hano mbabwira amarushanwa yose mugomba kujya mukurikira online mukadufana. Niko bimeze. Ubutaha muzajye munatanga link y'uburyo bakurikirana amarushanwa online. Biremewe rwose. Byaba ari byiza. Urakoze cyane coach. Murakoze cyane namwe.